Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu aho tuganira amagambo ya Bibiliya hano kuri televiziyo Just in Time igihe gikwiye niho tuganira amagambo ya Bibiliya mu buryo bwimbitse bitari byo kugenda abantu bacaya hejuru ku buryo dusoma twumva neza icyo Bibiliya ivuga kugira ngo abantu b'Imana bakomeze bagende bazi iyo bajya bazi iyo bava bazi iyo bajya batayobagurika kuko abatuyobya ni benshi abayobya isi ni benshi. Yesu yabwiye abigishwa be muri Matayo 24 iryo jambo yabwiye ku murongo wa 4 ati mwirinde hatagira ubayobya. Ababayobya ni benshi, abayobya abantu ni benshi kandi bakomeje kubayobya. Ikibabaje nuko Yesu yaravuze ngo abiyitirira izina rya Kristo bazaba biyitirira izina rya Kristo, birukana abadayimoni mu izina rya Kristo, bakora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Kristo. Ni ukuvuga ngo ni abahanuzi b'ibinyoma. Yesu niko yavuze muri Matayo 24 ku murongo Matayo 24 avuga iby'abahanuzi, ageze ku by'abahanuzi ku murongo wa 4 yari yavuze ati Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Abo ngabo biyitirira izina rya Kristo abayobya abantu, abarimo kurimbura abantu, abarimo kujyana ubugingo bw'abantu muri Gehenomu, utibaza yuko baza wamenye ko ari Satani. Oya, ahubwo baza bigize nk'abagabura ibya Kristo nyamara ari abakozi ba Satani. Ibintu byose biyitirira izina rya Kristo nyamara Kristo ntawe bazi. Ndetse hari aho Yesu yavuze ati muzamenyera ku mbuto zabo. Ikizabakubwira ni Yesu wo ku rurimi gusa. Ikizabakubwira ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bakora. Bakorera abantu imitwaro badashobora gukozaho n'imitwe y'intoki. Niko n'abafarisayo bari bameze mu gihe cya Yesu. Niko abanyedini uyu munsi wa none bameze. Abiyita abakozi b'Imana niko bameze. Ibyo bavuga bihabanye kure n'ibyo bakora. Noneho ku murongo wa 11 wa 10 ndetse aravuga ati nibwo benshi bazasubira inyuma bazagambanirana bangane. Umurongo wa 11 n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Ikintu kibabaje muri ano magambo Yesu yavuze nuko agaragaza yuko abiyitirira izina rye bazayobya benshi, abahanuzi benshi b'ibinyoma bazayobya benshi. Ariko ati mbibabwiye bitaraba. Ku murongo wa 25 dore mbibabwiye bitaraba. Nuko bababwira bati dore ari mu butayu ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi ntimuzabyemere. Bari abantu biyita abakozi b'Imana ntabwo bari mu murimo w'Imana, ntabwo batumwe n'Imana. Oya, Imana ntayo ivugira abakozi. Bibiliya yose aho iva ikagera ntabwo Imana igira abakozi. Byose Imana yarabikoze, byose Imana irabyikorera, ntabwo ikeneye gukorerwa n'abantu. Abita abakozi b'Imana ni abakozi ba Satani ariko bakiyitirira icyo ngicyo. Sibyo? Nyamara mu mwanya turabirebaho icyo umuntu abiba nicyo asarura. Icyo umuntu abiba ni nacyo asarura. Icyo ubiba uyu munsi ni nacyo uzasarura ahazaza. Yego. Yesu amaze kuvuga ibi ngibi, sibyo? Na Pawulo hari ibindi yavuze avuga ku biyita abakozi b'Imana. Pawulo abwira abakorinto mu rwa 2 rw'abakorinto igice cya 11 yavuze ku bakozi ba Satani nyamara biyitirira izina rya Kristo. Nk'uko Kristo rero yabivuze ati mwirinde abazaza biyitirira izina ryanjye kuko bazayobya benshi.
uyu munsi wa none abiyita abakozi ba kirisitu, abakozi b'Imana, abakorera Imana, ndetse bagahamagarira abantu gukorera Imana, kugira n'imirimo bakora kugira ngo Imana inezerwe, kugira ngo Imana ibahe umugisha, kugira ngo Imana izabahe ubugingo. Abo ngabo ni abakozi ba Satani, nibo Yesu yavugaga mu gice cya 24. Pawulo yongeye kubisubiramo mu gice cya 11 cy'urwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya 11. Urwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya 11. Aravuga ku murongo wa 12, akavuga ngo ariko ibyo nkora nzakomereza kubikora kugira ngo nkure urwitwazo ku bashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata. Pawulo yari intumwa ya Yesu, yari yarahagurukijwe na Yesu, yabonekewe na Yesu, Yesu aba ari we umubwira icyo gukora. Ndetse n'intumwa 11 sibyo, abari barahamagawe n'Imana, abuzuye umwuka ku munsi wa Pentekote, nibo bonyine boherejwe mu murimo, sibyo, wivuga butumwa. Nibo bonyine abayobowe n'umwuka w'Imana, nibo bonyine boherejwe, sibyo, kurarikira abantu kuza kuri Kristo. Nibo bonyine. Abo ngabo ntabwo bagikora ibyaha. Abo ngabo babyawe n'Imana ku buryo uramutse ubashatsemo n'inkumbi ntazo wabona, sibyo. Ibyo bavuga bihuye n'ibyo bakora. Abatari abo ngabo, babandi bakicuza ibyaha, babandi bashyizeho sisiteme zo kwicuza ibyaha no kwihana ibyaha no gusengera ibyaha no gusengera ubugingo no gukorera ubugingo, abo ngabo nta kindi babereho uretse gukomeza kugusha abantu. Bahagurukijwe na Satani kubera ibiguzi, kubera inyungu bafite muri ibyo ngibyo bakora. Abo ngabo muri Bibiliya bahagarariwe na ba basirikare barinze igituro imva ya Yesu, barangiza bakahabwa ibiguzi kugira ngo bajye bavuga ko Yesu atazutse. Abo ngabo bavuga Yesu utarazutse. Niyo mpamvu ibyo bakora byose ni imigenzo ihoraho, ni ibintu biri rutine. Bategereje Yesu uzaza. Ntabwo bavuga Yesu waje, ntabwo bavuga Yesu waje, ntabwo bavuga Yesu waje, ahubwo bavuga Yesu uzaza. Uzasanga abantu bakomeje gutinda mu byaha, abantu bakomeje kwibera mu byaha kubera yuko bigishwa Yesu uzaza. Ariko Yesu yaraje. Niwe rero, niwo ba Pawulo bavugaga. Ba Pawulo bavugaga Yesu waje agakiza isi. Ba Pawulo bavugaga agakiza kaje, agakiza Imana yaduhereye ubuntu, agakiza kadakorerwa. Abo ngabo bandi bigisha agakiza gakorerwa, bigisha ibyo gukorera Imana, ndetse nabo bakavuga bati natwe turi abakozi b'Imana, ndetse Imana izaduhemba, ndetse Imana iraduhemba. Imana ni umukoresha w'umuhanga, ntabwo Imana ari umukoresha. Imana ni umubyeyi. Ababyawe nayo bayoborwa n'umwuka w'Imana, ntabwo bakora ibyaha. Abakora ibyaha byo bose ni abana ba Satani, ntabwo bazi Kirisitu, nta nubwo bigeze bamenya umurimo wa Kirisitu, umurimo Kristo yakoze wo kuducungura, ntabwo bawuzi. Niyo mpamvu birirwa babwira abantu gutanga ituro, gutanga ibitambo, kugira ngo bagire ibyo babona, cyangwa kugira ngo begerezwe Imana. Twegerejwe Imana n'amaraso ya Yesu, nibwo butumwa bwiza. Pawulo rero avuga ati nzakomereza kubikora kugira ngo nkure urwitwazo ku bashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma. Urumva ukuntu Pawulo avuga? Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya, ni abakozi. Imana ntigira abakozi. Abakozi ni aba Satani. Dukomeze. Ni abakozi bariganya, bigira nk'intumwa za Kirisitu, cyangwa se bigira nk'intumwa za Kirisitu. Yesu ahangaha ahita acaho umurongo avuga ati muzabamenyera ku mbuto zabo. Yego. Hariho Pawulo ahandi yavuze ati mbese wigisha abandi, mwigisha abandi, mwebwe ntimwiyigishe? Ko bavuga ngo ntugasambane mugasambana.
mukavuga ngo ntimukice mukica, kuko Yesu yaravuze kujya kwica, uretse ko no kwica mu buryo babivugamo babikora, ariko noneho Yesu yaravuze ngo umuntu wese wanga mwene se n'umwicanyi. none uyu munsi wa none abita abakozi b'Imana birirwa baryana, birirwa bagambanirana, birirwa mu nkiko bakururana, buri wese akurura ashaka kujugunya mugenzi we mu gihome. ni abanyamatiku kuri rwa rugero ashobora kukugambanira bakanakwica, cyangwa agashimishwa n'uko mugenzi we afunze, agashimishwa n'uko mugenzi we idini rye rigize ibibazo kuko abonye abakiriya, abayoboke. birirwa batwarana abayoboke, birirwa bapfa abayoboke, birirwa bapfa amaturo, birirwa bapfa imitungo bagezeho ku buriganya. Pawulo rero aravuga ati bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo. 14. kandi ibyo si igitangaza, ibyo ngibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. nuko rero na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. ibishashagirana byose si zahabu. abavuga indimi ntabwo ariko batumwe n'Imana, abakora ibitangaza si ikimenyetso cy'uko batumwe n'Imana. oya rwose. kimwe cyo gishobora kukumenyesha yuko umuntu ari mu ruhande rw'Imana, yakiriye agakiza ka Yesu, nuko batagikora ibyaha. nta kindi. guhanura, Yesu yavuze ati abahanuzi b'ibinyoma benshi bazagira gute? bakeya se? hoya, benshi bazaduka kandi bazayobya benshi. abitira izina ryanjye bazayobya benshi. hano rero Pawulo aravuga ati kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be, Satani agira abakozi ariko Imana ntabwo igira abakozi. umuntu wese uvuga ko ari umukozi w'Imana ni umukozi wa Satani. ntabwo Imana igira abakozi, sibyo? nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura, sibyo, ibyo gukiranuka. iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. icyo umuntu abiba nicyo azasarura. muri Ezekiyeli ho, mu gihe cy'abahanuzi, abantu bahanuraga ibinyoma. Uwiteka ageze aravuga ngo ibyo bahanura nibo bizabaho n'urubyaro rwabo, nibo bizabaho n'imiryango yabo. amaherezo ya bariya ni mabi. amaherezo y'abantu birirwa babeshyera Imana ngo Imana yavuze itavuze, ibyo bavuga babeshyera Imana nibo bizagarukira. abirirwa babwira abantu yuko hari ibyo bakora kugira ngo bazajye mu ijuru, abirirwa baka amaturo n'ibiki byose kugira ngo, abirirwa babwira abantu kuza mu nsengero bubatse, aho kubwira abantu gusanga Yesu, bakabahamagarira kubasanga. ahubwo bo, umunyabyaha asanga undi munyabyaha ngo mumarire iki? Yesu yaravuze ngo nimubareke, ni impumyi zirandase izindi, ariko bose bazagwa mu cyobo. rero tubona Yesu nanone yongeraga inzira ku murima. sinzi ni ikinyarwanda cyumvikana. yakuriye inzira ku murima abantu batagendana nawe, abantu batatumwe nawe, abantu batayoborwa n'umwuka w'Imana, abantu batayoborwa nawe, abantu batabana nawe, ahubwo ngo bahora bamwifuza. abantu bahora bifuza agakiza, abantu bahora bifuza umwuka wera, nuko ntabyo bafite. impamvu babyifuza bakabisengera cyane, bakiyiriza, bakibabaza, bagatanga ubutunzi bwabo kugira ngo Imana igire ibyo ibaha,
nta kindi nuko ibyo bintu ntabyo bafite, ariko nubwo babitanga ntabyo babona. Ibyo bapfu biribwa n'abapfumu, utanga amafaranga yawe ngo bagusengere, ariko burya ntacyo byakumarira, nta na kimwe. Uta bizinesi yawe ukajya gusenga mu misozi na hehe hose, Yesu aravuze ngo ntimuzajyeyo. Aho bakubwiye ngo Yesu ngo hano hari Imana, ngo hano ujya mwumva n'imikorasi ngo aha hantu hari Imana, ahantu hose bazakubwira ngo aha ngaha niho hari Imana, Imana ibera hose icyarimwe. Ntabwo Imana iba kuri kanyarira, ntabwo Imana iba mu rusengero, ntabwo Imana iba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu. Kimwe n'uko Imana idakorerwa n'amaboko y'abantu nk'igira icyo ikene. Ni amagambo ya Bibiliya, ntabwo ari amagambo ya Alex, sibyo? Ariko nyine aba bakozi ba Satani bigishije abantu yuko Imana hari ahantu iba, hari ahantu abantu basanga Imana, ku buryo umuntu mukubitana mu muhanda akavuga ati ngiye kureba Imana, ngiye kwegera Imana, nsanze Imana hehe, hehe, ngiye kwakira agakiza ahagana he? Agakiza kaba muri Kristo Yesu honyine, nta handi. Nyuma y'iki kiganiro turibuza kuganira iki, turatangira uruhererekane rw'ibindi biganiro byitwa inzira y'agakiza. Agakiza abantu bakibeshyeho, kuko mu Baroma igice cya 10 ngo kuko batamenye gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kubera ko abantu batigeze bamenya agakiza k'Imana, amadini yose aho ava akagera, buri dini ryose rifite agakiza ryahanze, rifite agakiza ryahimbye, bituma rero bajya kure y'agakiza k'Imana. Imana yaduhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Yego. Matayo 12:30 aravuga ngo uwo tutabana, ni Yesu urimo kubivuga, uwo tutabana ni umwanzi wanjye. Uwo tutagira gute? Uwo tutabana ni umwanzi wanjye, ni Yesu wavugaga. None birirwa bakwigisha Yesu ngo uzaza. Niba utabana na Yesu, umenye yuko uri umwanzi wa Yesu. Nubwo waba ukora imirimo myiza gute, nubwo waba ukiranuka kwa kundi babikwigishije, niba utabana na Yesu, wumva Yesu ngo aba mu ijuru wowe ukaba mu isi, wumva Yesu aba kure, Imana iba mu rusengero wowe ukibera iwawe, Imana niba itaba iwawe mutabana, niba utumva presence y'Imana buri munsi mu buzima bwawe, iteka ryose mu buzima bwawe ngo wumve presence y'Imana, umutima wawe uhamanya n'umwuka wera yuko uri kumwe n'Imana, ukaba ufite gushidikanya uko kose, cyangwa ukaba wibaza ko hari ahandi hantu usanga Imana, sibyo? Ukaba ugisenga amasengesho ngo Mana, ngo tubaze igihe kure yawe, kure y'Imana, uba uhindutse umwanzi wayo, sibyo? Ni ukuvuga ngo kure y'Imana ni hanze ya Kristo. Yego, ntabwo ari hanze y'urusengero. Uyu munsi ni ku cyumweru, benshi ndabizi ko ubu ngubu barimo barasenga bavuga bati Mana, tumaze igihe mu isi, turaje tugarutse imbere yawe mu isi. Niba mumaze iminsi 6 kure y'Imana, muri abanzi b'Imana. Kandi amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka. Ibyo ngibyo murimo gukora ntabwo murimo gusenga Imana, murimo murasenga ibigirwamana byaremwe n'amadini, kuko Uwiteka ntabwo asengwa n'abanyabyaha. Gusenga ko Uwiteka ni ikizira ku Uwiteka. Yego. Kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Matayo 12:30, sibyo? Yego. Ushobora kuba ubyumva kimwe na pasiteri wawe, ushobora kuba ubyumva kimwe n'abadiyakoni banyu, ushobora kuba mubyumva kimwe muri korari, ariko mbese ubyumva kimwe na Yesu? Nta kindi. Okay. Birahita bitujyana, tugende tujye nyine ku babibyi. Hari ababibyi babiri,
Pawulo hano mu rwa kabiri rw'Abakorinto aravuga ati bigira nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, sibyo? Ni ukuvuga ngo abo ngabo, abakurikira abo ngabo, abamaze kuyobywa n'abandi bitirira izina rya Kirisitu, babandi b'abahanuzi benshi kandi b'ibinyoma, urumva Yesu yavuze ko bazaduka, babandi birukana bakora imirimo yose mu izina rya Yesu, birukana abadayimoni mu izina rya Yesu, bakiranuka mu izina rya Yesu, bambara mu izina rya Yesu, barya mu izina rya Yesu, basokoza mu izina rya Yesu, babyina mu izina rya Yesu. Abo ngabo ababakurikira, urumva, baba bahindutse. Bibiliya, Yesu yabwiye abanyedini avuga ngo iyo mubonye umwe akaza mu idini ryanyu ahinduka inkubwe ebyiri, abaruta inkubwe ebyiri ku mwana w'igihenomu, sibyo? Rero twihuse muri Matayo igice cya 13 tuhabona ibyo babibyi babiri, sibyo? Ibyo babibyi babiri, abenshi bigishijwe yuko ku munsi w'imperuka abantu Imana aribwo izagira gute, ariko ni ukuvuga ngo n'ubundi abakiranutsi n'abakiranutsi, abakiranirwa barakiranirwa. Bibiliya hari ahandi ivuga mu byanditswe bavuga ngo ukiranuka nakomeza akiranuke, ukiranirwa nakomeze, uwanduye nagumye yanduzwe. Oya, ntabwo ariko Bibiliya ivuga, ahubwo Bibiliya iravuga ngo uwera nagumye yezwe, sibyo? Uri mu nzira y'agakiza n'ubundi umwuka w'Imana akomeza amukura mu bwiza amujyana mu bundi, arushaho kugenda asobanukirwa iby'agakiza, ariko ari mu nzira y'agakiza, sibyo? Mu gihe Bibiliya ivuga ngo uwanduye nagumye yandura, ntabwo aragumye yanduzwe, no, hoya rwose, hoya, uwanduye nagumye yandura. N'ubundi tuvuka twanduye, tuvuka dutandukanijwe n'Imana, sibyo? Ntabwo dukeneye rwose ko umuntu abanza gukora ibyaha byandi idini ryita ibyaha kugira ngo duhinduke abanyabyaha. Hoya, tuvuka turi abanyabyaha, umuntu wese avuka ari umunyabyaha, sibyo? Idini ryanjye zikakubwira ngo wabaye umunyabyaha ngo cyagiye usambana, cyagiye wanywa kibi, cyagiye warya kibi, cyagiye wasokozaga gutya, cyagiye wasambanaga n'ibiki byose. Hoya, twese tuvuka turi abanyabyaha, twese tuvuka twanduye. Bibiliya ikavuga ngo abatarezwa n'amaraso ya Yesu bakomeze babe gutyo, baba batandukanijwe n'agakiza, baba batandukanijwe n'ubugingo, sibyo? Baba batandukanijwe n'ubugingo, baba batandukanijwe, ntabwo bashobora, nta kintu bakora kugira ngo bemererwe kwegera intebe y'ubuntu, nta kintu bakora kugira ngo bemererwe kurya ku giti cy'ubugingo, nta na kimwe, sibyo? Igihe cyose batizera ahubwo bagakora imirimo yose wakora yose, gukiranuka kose wakiranuka kose, Bibiliya birangira bivuze ngo ni ubushwambagara bwuzuye iki? Ibizinga, sibyo? Gukiranuka abantu bigishwa, gukiranuka abantu bigira mu madini, ni ugukiranuka kudashobora kukwegereza igiti cy'ubugingo, kandi icyo giti ni Kirisitu. Ni ugukiranuka kudashobora gutuma wambikwa umwambaro wo gukiranuka ari Kirisitu, sibyo? Urakomeza ukavuga Yesu, ugakora ibitangaza bigakoreka, ugahanura, ugasenga rwose ukumva ni sawa, ukareka bya bindi idini ryakubwiye ko ari ibyaha, ariko umutima wawe ugakomeza kukubwira yuko utegereje kuzarimbuka. Kubera iki? Kuko wakomeje kuba wanduye mu maso y'Imana nk'uko wavuze. Nubwo wagiye mu idini, nubwo wahinduye idini, nubwo wabatijwe mu mazi menshi, nubwo utakirya bya bindi, nubwo utakinywa bya bindi, nubwo utacyambara kwa kundi, ariko umutima wawe
uhora ukwemeza yuko uri umunyabyaha, nta kindi utegereje, Yesu natunga ku bicu uzarimbuka. Ugasenga cyane ariko n'ubundi umutima ntutuze. Ni ukubera iki? Ni uko wanze, ntabwo agakiza wakiriye ari agakiza ka Yesu, wakira agakiza ko mu idini. Ntabwo abakubwirije iby'ubutumwa bwiza ntabwo ari intumwa za Yesu, ahubwo n'abakozi ba Satani bihinduye, sibyo, bigira nk'abagabura ibya Kristo, sibyo, kubw'inyungu zabo bafite zitandukanye. Rero muri Matayo igice cya 13 havugwamo umugani w'urukungu mu masaka, sibyo, urukungu mu masaka. Murabizi nuko guhera ku murongo wa 24 avuga ngo nuko abacira undi mugani, aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Muri Yohana igice cya 3 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, umurongo wa 16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Sibyo, Kristo yazanywe no kugira ngo abantu babone ubugingo, ariko abantu barimo barakorera ubugingo. Abiyita abakozi b'Imana bakomeje kwigisha abantu, amadini yose aho bakagera akomeje kwigisha abantu gukora ngo bakorere ubugingo, bakorere ijuru, ngo bakorere Imana. Nyamara Imana yo yaduhaye ubugingo kubw'urukundo rwayo, ku buntu bwayo, sibyo. Donc iriya Mana ikorerwa ntabwo ari Imana rurema, ntabwo ari Imana rurema, ntabwo ari data wa twese. Rero ngo hanyuma ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Umwanzi araza abiba urukungu mu masaka arigendera, ntawamubonye, sibyo. 26 nuko amaze kumera no kwera. Okay, mpere kuri iki kintu ngo arigendera, abantu basinziriye. Yesu tuvuga ni Yesu wabayeho, ni Yesu waje avukira mu isi, aba mu isi, ndetse intumwa za Yesu zo zaravuga ngo Yesu twabanye, Yesu twasangiye, Yesu twakozeho, sibyo. Ndetse ku munsi wa Pentekote Petero yaravuze ngo Yesu mwishi ni ukoze ibi ngibi. Bavugaga Yesu bazi. Uyu munsi wa none bayoborwa n'umwuka w'Imana bavuga Yesu bazi. Ntabwo ari Yesu bumvanye abandi, ntabwo ari Yesu bagishidikanyaho, hoya, ni Yesu bazi, sibyo. Hanyuma ni Yesu bakijije ibyaha, ni Yesu bakijije ibyaha. Biratangaje ko uvuga ko Yesu akiza ibyaha nyamara ataragukiza ibyaha ukibikora. Biratangaje, byaba bitangaje uvuze yuko umuntu ari umuganga w'umuhanga, sibyo, nyamara iyo ndwara uvuga ko ari umuhanga wo kuyikiza, wowe ukiyirwaye, nyamara ukarangira abandi kuri uwo muganga ko ari umuhanga. Icyagaragaza ko uwo muganga ari umuhanga ni uko yaba yaragukijije, sibyo. Abanyabyaha bagikora ibyaha banze bakabirwa bavuga Yesu, uwo Yesu bavuga ni Yesu bwoko ki? Yesu utarabakijije ibyaha, bakaba bakibisengera, bakaba bagikora imirimo myiza kugira ngo badakora ibyaha, bakaba bakigendera ku mategeko runaka kugira ngo badakora ibyaha, bakaba bagikorera ubugingo buhoraho, ubundi bakaba bagikorera ijuru. Uwo Yesu ni Yesu bwoko ki? Bakaba bagihangayitse, bakaba bakiyiriza kugira ngo Imana ibemere, bakaba bakibabaza kugira ngo Imana ibemere, bakaba bagitanga amaturo kugira ngo Imana ibemere. Uwo ni Yesu bwoko ki?
rero ahangaha nyine ni abakozi ba satani ariko bigira nk'abatumwe n'Imana, sibyo? hanyuma bakayobya benshi kubera ko ku iturufu yo gukora ibitangaza, sibyo? ku iturufu yo gukora ibitangaza, kukanaka ngo baramusengeye akira kanseri. Gukira kanseri, ibyo ngibyo gukira kanseri ntabwo uzapfa se? ibyo ni iby'umubiri. Gukira kanseri ni byiza ariko ntawe bihuriye n'iby'ubugingo. kuba warabonye urubyaro ni byiza hano mu isi, ni iby'umubiri. kuba warabonye ibyo kurya, kuba ufite inzu, ufite amamodoka, kuba ufite bya bindi by'isi byose, satani arabitanga. iyo upfukamye ukamuramya, abaramya satani bose arabibaha. niko yabwiye Yesu, nupfukama ukandamya biriya byose ndabiguha, bibi byawe. abaramya satani arabibaha. nta gitangaza no kuza kwirirwa urata iby'isi uvuge ko ngo ari Yesu wabiguhaye. oya rwose, ntabwo Yesu atanga iby'isi, ntabwo Imana yaduhaye iby'isi. Imana yaduhaye ubugingo mu mwana wayo. okay, ahangaha rero barakomeza kuvuga bati okay, ku murongo wa 26, nuko amaze kumera no kwera urukungu narwo ruraboneka. abagaragu be babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe, sibyo? ku manywa y'ihanga we yabibye bareba. abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana barabizi neza yuko Imana yatanze agakiza kandi yagahaye isi yose. nta n'umwe ugomba kugira icyo atanga kugira ngo abone agakiza, nta n'umwe. agakiza abantu bakomeje kugura, abantu bakomeje kugira ibyo bakwa kugira ngo babone agakiza, kugira ngo basengerwe, kugira ngo bakorerwe ibitangaza n'ibiki byose, ako gakiza ni akafeke, ni agakiza nyine kabibwe n'umwanzi, sibyo? hanyuma imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? 28 ati, umwanzi niwe wagize atyo. abagaragu be baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? urumva? nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. mwisarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu, muruhambire imitwaro, rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. ntabwo na rimwe mbwire abanyedini bakoresha ijambo ngo kanaka ngo yaraguye, ngo kanaka ngo aramutse ngo agiye ngo avuganye n'aba ngaba ngo yagwa, ngo bambaye amajipo magufi bagusha. burya bagusha ni abasanzwe baraguye, ni abasanzwe n'ubundi banduye bakomeza bakandura. ntabwo amasaka yigeze ahinduka urukungu, sibyo? ntabwo amasaka yigeze ahinduka urukungu, amasaka akomeza aba amasaka. nyamara nubwo urukungu rwagiriwe neza, kuko ibyahabwaga amasaka ari ifumbire, ari imvura, ari iki byose, yose yahabwaga amasaka n'urukungu rwaboneragaho, ariko urukungu ntabwo rwigeze ruba amasaka. ntihakagire umuntu ujya hariya ngo avuge ngo twaguye, ngo reka ngo ntabwo turagera aho satani atageze imyambi. aho satani ageze imyambi ni hanze ya Kirisitu. abari muri Kristo Yesu nta na rimwe bashobora gukora ibyaha, nubwo isi yose yaba irimo gukora ibyaha. uri muri Kristo Yesu ntabwo akora ibyaha, uwabyawe n'Imana ntabwo akora ibyaha. abakora ibyaha ni abantu bakiri
bazima muri kamere, nabo kamere zabo zikiri nzima, n'abatarapfira muri Kristo. Abo ngabo ubuzima bwabo bwose basenga, bahimbaza, bagira gute, baba barimo kuramya Satani, bakora imirimo myiza, bakiranuka, baba barimo kuramya Satani. Niyo mpamvu Yesu abita inkozi z'ibibi, sibyo? Um, mm, aha, okay. Mu Bagalatiya 5:23 Pawulo avuga ingeso z'umwuka, akavuga ngo ibimeze bityo no kugwa neza no kwirinda, ibimeze bityo nta mategeko abihana, ni muri Kristo Yesu honyine, sibyo? No kureka inzoga kandi umutima wawe uyishaka, kureka gusambana kandi umutima wawe ubishaka, kureka gukora ibintu runaka nyamara mu mutima wawe bikirimo kamere yawe ikibishaka, ikibirarikiye, ibyo ngibyo n'ubundi ugendera ku mategeko, urakomeza ukayoborwa n'amategeko tu, sibyo? Yego. Pawulo aragaragaza uwamaze kugera muri Kristo, sibyo? Mu Bagalatiya icyo umuntu abiba n'icyo azasarura, niryo jambo turiho. Abagalatiya 2:20 aravuga ati nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Abatarabambanywe na Kristo, babandi bivuga ngo Yesu ngo yarabambwe turabamburwa, ngo Yesu yapfuye mu cyimbo cyacu, ngo Yesu yaratubambiwe, ntaho bihuriye. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, ni Uwiteka wabivuze. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Yesu ntabwo yigeze akora icyaha. Ni twebwe twabambanywe nawe, dupfira muri we, sibyo? Pawulo yari yaramaze kubisobanukirwa, aravuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Uzumva abantu bavuga ngo turashima Imana yuko umwaka urangiye turi bazima. Muri bazima hagana he? Mu mubiri. Muri bazima kuko muhumeka oxygene kubera ko mwaraye muteye inda cyangwa murya bikamanuka. Muri bazima. Ntabwo abo ngabo aribo Imana yita bazima. Pawulo abo arimo kuvuga ngo ni bazima muri Kristo, ni bazima mu mwuka, ntabwo ari bazima mu mubiri. Kujya ntabwo ari bazima muri kamere, ni bazima muri Kristo, sibyo? Nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri, sibyo? Pawulo yariho mu mwuka ariko akabaho no mu mubiri yakiri muzima. Abenshi rero burya bashimira Imana ko ari bazima mu mubiri, bakibaza yuko ibyo ngibyo ubwo ngubwo bivuze yuko kuba ari bazima, kuba bararwaye bagakira, kuba bimeze gutya, ubwo ngubwo rwose n'ijuru ari iryabo, bafite ubugingo, ntaho bihuriye. Kuvuga ngo kuko ngo nashoboye kujya gusenga, ntabwo abasenga bose bazajya mu ijuru rwose. Ibyo ngibyo ntaho bihuriye. Pawulo yari muzima mu mubiri ariko akabona muzima mu mwuka, kandi muzima mu mwuka ntabwo ari we muzima, ahubwo muzima ni Kristo muri we, sibyo? Aravuga ngo rero ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira, gukiranuka mukiranuka mukiri bazima hano mu mubiri. Ibyo mukora byose mukiri bazima hano mu mubiri mubikoreshwa no kwizera cyangwa mubikoreshwa no gushidikanya. Abenshi abasenga babikoreshwa no gushidikanya agakiza k'Imana, agakiza Imana duhereye ubuntu muri Kristo, bigatuma uvuga uti ninsokoza gutya nzarimbuka. Ntabwo ugiye gusokoza kwa kundi kubera yuko wizera ko ufite ubugingo, ahubwo n'ubwo ushidikanya ko ufite ubugingo. Ntabwo ugiye kutarya ibi ngibi cyangwa kutanywa ibi ngibi kubera ko ufite ubugingo ubitewe no kwizera, ahubwo bitewe no gushidikanya.
sibyo? Ntabwo wirinda muri byose gukora bya bindi byose kubera yuko ufite ubugingo, sibyo? Ahubwo ubiterwa no gushidikanya. Urabikora ngo kugira ngo ubone ubugingo, urabicurika, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero urimo urabibira mu mubiri, uzasarura kubora, ntabwo uzazuka, uzapfa urupfu rwa kabiri, sibyo? Uzapfa urupfu rwa kabiri kuko urwa mbere rwo twararupfuye muri Kristo. Pawulo ati nabambanywe na Kristo, ni narwo rupfu ubundi Imana yavugaga mu itangiriro, sibyo? Ni rwo rupfu Imana yavugaga, ni narwo Imana izi. Nyuma yo gukora icyaha, uru rupfu twese tugomba kurupfa kugira ngo twongere kubaho, urwo muri Kristo. Ntabwo ari rwa rundi rwo dushyingura abantu ngo bitabye Imana, oya rwose, rero urwo mu mubiri, sibyo? Kuko Pawulo hano aravuga ati nabambanywe na Kristo, sibyo? Twebwe twapfuye ku byaha, urumva? Abo ngabo ni ba bandi Bibiliya ivuga ngo Abagalatiya 6:7 baravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba aribyo azasarura. Ibyo ubiba nibyo uzasarura. Urashaka hiti, ukoresheje izina rya Yesu, ibyo ubiba nibyo uzasarura. Urashaka amafaranga, ukoresheje izina rya Yesu, uzayabona, ariko ibyo ubiba nibyo uzasarura, sibyo? Abagalatiya 6:8 haravuga ngo ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Mu mwuka niho hari ubugingo, mu mubiri nta bugingo burimo. Umubiri amaherezo yawo ni ukubora, ariko bakwigishije yuko ngo abantu bazazuka, ngo tukongera kubona abacu. Kiriya ni ikinyoma. Uriya muzuko w'imibiri ntabwo ubaho, ntawe uzanabaho, sibyo? Abazuka bazuka mu mwuka, sibyo? Abazuka bazuka mu mwuka. Abazuka bazuka mu mwuka, ubira ubibira mu mubiri azasarura kubora, ubibira mu mwuka azasaruramo ubugingo. Abagalatiya 5:24 ibyo ukora byose ujye wibaza niba urimo kubikorera mu mwuka cyangwa urimo kubikorera mu mubiri, sibyo? Abagalatiya 5:24 navuga ngo abakirisitu Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo, sibyo? Ibyo kuvuga ngo Yesu yarabambwe turabamburwa ni inyigisho z'abadayimoni. Abakirisitu Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Duhite twihuta. Abagalatiya 5:16 reka naho tuhasome. Baravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Abayoborwa n'umwuka gusa. No kuvuga ngo pasiteri wanyu ngo azi kwigisha, ntabwo byakubuza gukora ibyaha. Kuvuga ngo uri umunyamasengesho, ngo utanga 1/10, ngo wiyiriza kangahe, ibyo ngibyo ntabwo byigeze bituma umufarisayo atsindishirizwa, oya, sibyo? Abagalatiya rero nako mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 13 haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ku musaraba ni iki ngiki cyabaye. Abahirwa ni abapfuye uru rupfu, ni abapfiriye mu mwami wacu, ni abakamere n'iruba n'irari byayo byabambanywe, byapfiriye muri Kristo.
bakaba bizera icyo ngicyo, sibyo? N'imirimo yabo ikaba yararangiye, ibyo bakora byose bakaba bikorera mu mwuka batabikorera mu mubiri, sibyo? Abandi bose, Ibyahishuwe 13:8, abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watangwa uhereye ku kuremwa kw'isi. Ibyo wakora byose mu mubiri uba urimo kuramya Satani. Ababibira mu mubiri, abakiranukira mu mubiri, byose ni ukuramya Satani. Abakora imirimo myiza byose ni ukuramya Satani. Yesu bo azi ku munsi w'imperuka azababwira ngo muve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Kandi birukanaga abadayimoni mu izina rya Yesu, bakoraga ibitangaza mu izina rya Yesu, bari bararetse kunywa inzoga, bari bararetse kwambara ibigufi, bari bararetse gusokoza kwa kundi. Wibaza uruhande urimo, icyo ubiba nicyo uzasarura. Mbese uramya Imana mu mwuka, niho baramiriza Imana. Mbese uramya Satani mu mubiri. Ibyo uvuga byose, ibyo wigisha, ibyo ugenderamo byose niba ari iby'umubiri, uzasarura kubora. Uramya Satani. Niba ugikora ibyaha uramya Satani. Niba ugikora ibyiza kubwo kwibeshya ko urimo gushaka agakiza, uramya Satani. Niba ukiranukira mu mubiri uramya Satani. Niba kamere yawe ikiri nzima ugisengera gukizwa ibyaha, uracyaramya Satani.